twongeye kubaha ikaze mwebwe mukurikira Isezerano Gospel TV kuri YouTube. Dushimishijwe kandi no kuba mugiye gukurikira iyi episode ya kabiri y'inkuru ishavu ryashibutse ku rukundo. Reka tubanze tumwumvishe aho twagarukiye ubushize, hanyuma duhite dukomeza. Nawe uko yari kuzakomereza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 4, ababyeyi, inshuti z'umuryango n'inshuti ze bari bakomeje kuza kumushimira kandi bakaza bitwaje impano zihebuje babaga bamugeneye mu buryo bwo kumutera intege ngo akomerezaho. Daniela nawe yabizezaga ko azakomerezaho, byaba ngombwa akaharenza. Icyo gihe yari yatsinze ku manota meza. Naho ngaho twagarukiye, noneho reka dukomeze. Uko umunsi wagenda gusimbura undi, niko Daniela yakomezaga kwakira impano z'abamushimiraga. Ariko kandi nyina umubyara yaje kumwegera muri ibyo bihe byasaga n'iby'umunezero kuri uwo mwangavu, nuko aramubwira ati: "Mwana wanjye, kwishima ni byiza, ariko ntibikakwibagize impamvu wishimye. Jya wishima, ariko kandi unibuke impamvu wishimye, maze ukore uko ushoboye kugira ngo ibyo byishimo byawe bizarambe." Uyu munsi ubaye wa 3 umenye ko watsinze ikizamini gisoza umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Ubu wagereranywa n'umubyeyi umaze kumenya ko yasamye. Iyo umubyeyi amaze kumenya ko yasamye kandi bikaba byarabaye mu buryo butamutunguye, arishimye. Ariko kandi ntabwo yabirangiye, ahubwo urugendo rwo kurera uwataza ariko akunda ruba rutangiye. Abasabwe kwitwararika ku buryo bukomeye, abagomba kuzihanganira buri kimwe cyose kizamubaho, kuko hari byiza aba yiteze ko iyo mibabaro izamuha. Abashobora kuzava ku byo kurya yakundaga, kureka imikino yakundaga, ndetse n'ibindi byinshi aba agomba kwigomwa kugira ngo asigasire uwo atwite. Yishima kurushaho iyo abyaye umwana muzima. Ibyo bimwibagiza imvune zose aba yaratewe n'uwo mwana. Nawe rero nibwo ugitangira ibikomeye. Ubu wigaga uba hano mu rugo, ariko kandi ugiye kuzajya kwiga aho ushobora kuzongera kugaruka hano nyuma y'amezi arenga 3, ndetse hari n'igihe ashobora kuzarenga. Biragusaba kujya kwiga uzi impamvu ikujyanye. Ntabwo ugiye kwirirwa ukina n'abana uzasanga ku kigo uzajya kwigaho. Gukina ni byiza, ariko si cyo kibanze gitumye ujyayo. Ugiye gushaka ubumenyi buzagufasha kwibeshaho ejo hazaza. Iki kigero urimo kiragoye cyane. Ubu wamaze kwinjira mu bwangavu. Urasabwa gucana maremare, kandi ntuyacana ari uko ugeze mu mwijima gusa, ahubwo ugahora uyacanye. Uramenye, ntuzibuke kurinda wamaze kwibwa. Mwana wanjye, unyumve neza, sinkubujije kugira inshuti, ariko mwana wanjye uritonde. Mu gihe ugiye guhitamo inshuti, jya ugendera ku bintu bitandukanye kandi ujye ushishoza. Kubona inshuti nziza biragoye, ariko birashoboka. Bizagusaba kwitonda, gusenga no kugenzura niba ibyo ubona ari byo koko. Buriya hari igihe umuntu akwihishamo ntube warabukwa, ariko humura inshuti mbi nubwo yatinda kukwiyereka, amaherezo urayibona. Ubwo umubyeyi yari amaze kubwira umwana atyo, Daniela yamwijeje kuzashyira mu ngiro izo nama yaragiriwe. Hagati aho ariko na se Ndayigaya yaragishakisha ngo arebe ko yabona umugira neza wamurihira amashuri
ndetse bamwe akabasaba ko bamuguriza wenda akazayabishyura, ariko bose bakamukuriragaho ku nnyo ko nta mafaranga bafite, kuko yabonaga amaherezo nta yandi ari ukureka kwiga, kuko yumvaga no gukomeza yiga ataha bitakimurimo. Nyamara yarabikundaga cyane, nubwo yabonaga bigoye kubona umurihira, yakomeje gushakisha ndetse aza no kujya ku murenge w'iwabo. Nuko ku bw'amahirwe asanga ku murenge hari umushinga ufasha abana batishoboye kurihirwa amashuri. Gusa nanone inzitizi ntizabuze, nubwo umushinga wari wemeye kujya umurihira, yari kujya yishakira ibikoresho by'ishuri. Ngo na gato kava kwiguye, yanze gusubiza ayo mahirwe inyuma, nuko atangira kugenda muri bene wabo abasaba ko bamutera inkunga akajya kwiga. Bamwe bamuhaga ikaye, abandi bakamuha 1,000, abandi bakamubwira ko nabo batsindishije abana, ko nabo bari gushakisha uko babo bazajya kwiga, mbese bakamwumvisha ko bamurusha ibibazo. Gusa umwe yaje kumwemerera kuzamuha umufariso yari afite aho mu rugo, ngo umwana we yaramaze kurangizanya amashuri yisumbuye. Sindayigaya kubona ibikoresho by'ishuri byari bimukomereye, ariko yakomeje kugerageza nawe aza kugurisha udutungo yari afite aho mu rugo. Nuko ategereza ko bazatangaza ibigo abana batsinze ikizamini cya leta bari kuzajya kwiga. Mu minsi mike byaje gutangazwa, nuko asanga yoherejwe kwiga ku kigo kimwe giherereye mu karere ka Huye. Daniela nawe yaje kumenya ko bamwohereje kwiga mu kigo kimwe muri byinshi biri mu karere ka Huye. Mbese ikigo boherejeho Sindayigaya ni nacyo bari boherejeho uwo mukobwa. Iyo yari episode ya 2 y'inkuru Ishavu ryashibutse ku rukundo. Reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo tuzabane muri episode ya 3. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, wakanda wanditse comment hanyuma ukagishyiramo, ukatwandikira ukoresheje Facebook, wakwifashisha izo address uri kubona muri video. Njye muri kumwe nitwa Sam. Mwakoze cyane kandi ndifuza kuzabana namwe muri episode ya 3.